twakubite platform twumve umuntu wasabye wakoze request ambwira ati nterekaho aya Arsenal ikoze igitangaza. Geoffrey Aime, reka ndebe. Geoffrey Aime uyu nawe nari mbonye yasabye. Reka ndebe na Geoffrey Aime mbaterekeho rimwe ari babiri gende mbabaza. Yo bro, salama. Meze bite se msaza? Meze neza se? Oya ni sawa kabisa. Ibintu bibaye bikabera umva Arsenal ibintu abantu ukuntu bigenze amarira aracyari mu maso kabisa, ntago ndumva ko niya match ducitse. Ariko muze mvugana na Jarike ariko mbwira ati agakipe nagashoje nkabitsemo icya kabiri. umva imana sobonye match ya Brentford isi warebye ukuntu byagenze se mu rutanye. Mbagere rero ukuntu mbona ibintu bimeze. Arsenal ikibazo ifite ni mu mutwe. Nge ndabona biri nyine bari kuri pressure, ntago ari ikibazo kuko Arsenal se nituyize sena zari zibitanu mani. Tera umupira wa danje yiruka. Nubundi abakinnyi babikoze ni bariya mani, ni bariya. Ariko hari ubwo nyine ino sezo Arteta bamushyizeho pressure ngo nyine ubwo ni doro dai bitewe n'ari amafaranga abakinnyi yaguze urumva. Ubwo ko nyine ubwo niba datwara igikombe ino sezo ubwo nta kintu nyine ubwo urabyumva sibyo. The pressure is there kuri we none akanirwa kwikora kuri group. Ewana pressure nyinshi cyane kabisa. Sasa rero ino Wolves reba ikipe ya nyuma ndakeka ifite amanota angahe se Wolves ni make ariko ishoboka. Ni make ashoboka. Na Arsenal rero n'abakinnyi beza mbere na Arteta sinumva ukuntu wenda yatsinze igitego Saka. Ariko contribution tutabeshyanye ya nimero 10 mu kibuga ufite Eze kuri bench ntago nyine uba imbaraga uburi ziri kuri bench ntago nyine gereranya yatsinze igitego ntago nyine wamuvuga ngo yakinnye nabi ko yatsinze igitego. Ariko ibyo kumuha byari kuba byiza yamutangiza mu kibuga nge niko mbyumva. Ariko ndashaka ko tuza kino kibazo uvaho. Yala bi